Ndabasuhuje cyane mwebwe tubana kuri YouTube channel ya Mazarex, by'umwihariko ndabashimira cyane mwakoze subscribe, ndabashimiye cyane ndabibashimiye kandi n'abatarayikora mba mbasaba kuyikora. Muri aka kanya rero ngiye kubereka itangazo riri kuri Pi Network. Ntabwo Pi Network nkunda kuyivugaho cyane ariko ndayikora, gusa ni umushinga uduhishiye byinshi, abantu twizeyemo ibintu bitangaje. Buri muntu wese ukora ino mining ubundi yizeye ko azapfa akize, icyo ngicyo cyo kirahari. Ahubwo wowe nimba ushobora kuba wabona ino video ukaba udakora iyi Pi Network, watangira. Iki cyaba ari igihe cyiza cyo gutangira. Ndaza gushyira link yayo muri description, ndanashyiramo na link yakwereka uko wiyandikisha nimba uri mushyashya, ariko ntabwo ari cyo kinzanye rero, ahubwo nje gusobanurira abantu basanzwe babikora. Gusa nawe nyine mushyashya nawe nakuzirikanye, ndagushyiriraho link wanyuramo, ngushyirireho na video ikwereka uko wakiyandikisha step by step mpaka byose bikunze. Ubundi iyi Pi Network nayo ni ifaranga ry'ikoranabuhanga, ariko ikaba nayo irimo iza nk'uko Bitcoin yaje. Bitcoin ubu ngubu wayiguha imwe wahita uba umuntu udasanzwe, wahita ubona miliyoni zirenga 100, kuko ubu ngubu irimo irakabakaba ibihumbi 91 by'idolari. Aho ngaho harimo miliyoni zigera mu 130 gutyo z'amafaranga y'amanyarwanda. Rero ibi bintu birakora. Mbere na mbere iyo uri umuntu mushyashya bakubwira ibi bya mining, cryptocurrency, ntubyumve ntubyemere, ukabyumva nk'ibintu biri kure, ariko byegereza umutima ubundi uzabimbaze njye Mazarex, kuko ni ukuvuga ngo bino bintu narabyizeye. Nanjye kera nari mfite ugushidikanya, ariko ubu ngubu nta gushidikanya ngifite kuko naje kubyemera. Sasa rero wowe muntu usanzwe uyimayininga, hano harimo itangazo. Ngira ngo urabona hano hantu baravuga ngo complete. Ahangaha nibyo ngiye kubasobanurira kugira ngo buri wese abikurikize. Ngo complete mainnet checklist. Mainnet ubundi nyine ni checklist, ni ukuyuzuza kugira ngo uzabone aya mafaranga yo muri Pi. Nimba waramayininze hari checklist uba ugomba kuzuza, ndaje ndayikwereka. Utu tuntu uri kubona tugenda gutya nyine ubwo ni utwerekana uko steps by steps zigenda zikurikirana. Noneho ikintu nshaka kukwereka ni iri tangazo, ngira ngo ngusobanurire. Hari abantu baba bataryitayeho, hari abashobora kuba batumva icyongereza bakabibona gutyo nyine bikaba byaba nk'inzitizi. Nanjye nyine nk'umuntu wiyemeje kubafasha, nibyo ngiye kubereka. Ngira ngo urabona ko bavuga ngo byahereye ku itariki 14 z'uku kwezi kwa November cyangwa se k'Ugushyingo. Baravuga ngo hano, duhereye hano bari kuvuga ngo essential reminder. Ni nk'ikintu cy'ingenzi bashaka kwibutsa, ikintu cy'ingenzi cyane bashaka kutwibutsa. Baravuga ngo complete your mainnet checklist steps to migrate to mainnet if you've completed KYC. Bari kutubwira ngo uzuza ya checklist kugira ngo bazabone uko baguha Pi zawe nimba uzi ko wakoze KYC. Bakavuga ngo passing KYC alone will not enable the migration process yet because pioneers still need to set up and confirm their wallet and store the passphrase safety, sign the token acknowledgements and finish any other steps on the mainnet checklist. Aha nabisomye ari byinshi ariko ndabisobanura. Baravuga ngo nimba warasoje KYC uzuza iriya checklist. Ngo gutsinda KYC gusa ntabwo bihagije, ntabwo ibyo bizatuma ubona Pi zawe, kuko hari izindi process cyangwa se izindi steps zikenerwa kugira ngo uzabone izo token cyangwa se izo Pi zawe. Kuko bakatubwira ngo kandi nka wallet ni urugero irakenewe, kandi ukibuka kubika passphrase zayo. Icya kabiri hari ibi bita ngo signed acknowledgement, ni nk'amasezerano usinya wemeza ko Pi zawe zizanyura kuri wallet runaka, ndetse ngo n'izindi steps birakenewe.
nyabuneka nimba ubona waratsinze KYC ntukibwire ko ibyo bihagije. Aha, reka dukomeze, ubwo ngeze hano ku bantu bari gukurikira. Migration will be enabled only when the checklist steps are fully completed. Ni ukuvuga ngo migration cyangwa se kuriya bafata payi zimwe bakazimura bakazijyana kuri wallet yawe, ibi bizabaho ari uko izo steps zose wazujuje. Aha, reka dusome ibikurikiyeho byose tubirebe. Bakavuga ngo all other steps can be completed even before KYC. Baravuga ngo hari steps zimwe na zimwe ushobora no kuzuza mbere ya KYC. Completing KYC given the grace period deadlines. Ngo ibyo gukora KYC baguhaye igihe ntarengwa, ngira ngo nimba baraguhaye KYC uba ubona hari ibintu biri kwibara bakwereka iminsi isigaye n'iminota n'amasaha kugira ngo uzabe warangije iyo KYC. Icyo ni igihe cy'impuhwe, grace period. Ni igihe cy'impuhwe baguhaye, nimba ubona baraguhaye KYC gerageza uyikore, nibikunanira wegere umuntu uzi ko wagufasha agufashe. Nimba uri muri Kigali ngewe nzagufasha, ubwo tuzaganira, uzampamagara kuri nimero yanjye ya 0780 45 73 62. Ikintu gisabwa ni ukuba wowe waba uri available cyangwa se uboneka, ukaba ufite n'indangamuntu yawe. Ibyo ni byo bintu ubwo wazaza witwaje igihe washaka ko ngufasha KYC yarakunaniye, ubwo wazampamagara tukabivugana. Ubaye uri mu ntara warebera no kuri YouTube, haba hariho uko bayikora, cyangwa se ukareba umuntu wizeye. Yego. Icya kabiri kiravuga ngo migrate your Pi to mainnet as soon as possible to avoid failure and to use your Pi with errors before and after open mainnet. Nyine ni ukuvuga ngo gerageza ukore ibishoboka byose mainnet izabe nawe urimo, kugira ngo utazabura ukuntu wagurisha Pi zawe n'abandi, cyangwa se ukaba uko wazigurisha kuri mainnet. Ibyo gerageza ubikore. Ndabigusobanuriye hano. Ibi byavuzwe na Dr. Nicholas ari uhagarariye uyu mushinga wa Pi Network. Nyuma y'ibyo rero ushobora kwibaza ngo none se ndabikora nte? Ndakumva aha ngaha. Ni ukuvuga ngo ikintu ukora unyura hano hari utu turongo dutatu. Mbere y'uko tujya ku turongo dutatu, mwihangane wenda nse nk'ubivamo nkwereke neza. Ni ukuvuga ngo uri kureba hano kuri screen yanjye, ntabwo kuba ufite Pi gusa bihagije, hari Pi yego na Pi browser. Ubwo rero iyo unyuze muri application ya Pi hariya twari turi, ujya muri Pi browser ukajya kuzuza izo checklist, ugafungura wallet. Mbese bizakunanira byose uzajya ugenda ureba kuri YouTube, haba hariho videos bisobanura. Nibikunanira umbaze kuri ya nimero navuze hejuru, nanjye ngufashe rwose nta kibazo. Uranyura aha rero kugira ngo urebe checklist yawe uko ihagaze. Uhakande, nurangiza urahita uza ukande hano kuri mainnet. Aha ngaha ngira ngo urahabona aho ugiye guhita unyura, ukande kuri mainnet kugira ngo urebe ko koko ko witeguye. Ngira ngo urabona nkanjye hari iz'abamigratinze, hari ziri aha, ariko ibyo si byo binzanye, ahubwo icyo nje kukwereka ni ahantu ho kunyura. Ni ukuvuga ngo unyura hano rero handitse mainnet checklist, ya yindi bavugaga ni hano. Noneho ukahakanda kuri mainnet checklist. Ngira ngo urabibona, izi ni zo za steps zose bakubwiraga. Iya mbere yitwa download Pi browser. Urabanza ukadownloadinga Pi browser. Ukimara kudownloadinga Pi browser, aka karivivura kakajya mu cyatsi kibisi nk'uko ubibona. Icya kabiri, create wallet. Gucreatinga wallet nabyo biroroshye, utabizi ni ya nimero izagufasha. Icya gatatu ni confirm wallet. Ibyo nabyo ukayikonfaminga nyine bimaze kwidownloadinga. Iyi step ya kane, ibi byose nkwibutse ko wabikora mbere y'uko ubona KYC. Nimba utegereje KYC cyangwa warayihawe, binusabwa kubikora. Ntabwo bisabwa ngo bikorwe n'abakoze KYC gusa. Iki cya kabiri nacyo cya lockup nacyo uragikora, ni indi step biri kuri checklist. Icya gatanu secure your account. Hano ni nimero yawe ya telefone ba verify.
Icya gatandatu ni ugusinya ya masezerano, ibi byose wemerewe kubikora uko ari bitandatu utaranabona KYC cyangwa waba warayibonye ikugwiririye ku bw'amahirwe nyine bino nabyo wemerewe kubinonosora. Yego, cyane cyane kino cya gatanu hari igihe uba warakoze KYC ariko ntugikore. Ibi ngibi rero birindwi nimba uzi ko nta KYC urabona ntacyo wabikoraho usibye gutegereza ukamayininga uko bikwiriye. Nk'ubu nk'iyi ngiyi ni ugusabumitinga KYC iyo bayiguhaye, hano ni ugutegereza rezilita zayo zikaza, mbese ibisubizo bikaza bikubwira ko watsinze cyangwa byanze. Sitepu ya 9 rero ari nayo ya nyuma ni ukumigiretinga, ibi barabyikorera wowe ntacyo wabikoraho. Hano wowe urategereza nibo babikora. Rero ngibyo, wenda rekane gutinda video itava iba ndende, nimba udafite payi ndagushyiriramo linki utube watangira, ngushyiriremo noneho na video yakuyobora. Sawa rero turi kumwe, mukomeze mugubwe neza, ndabakunda cyane. Kora subscribe ukore kukazogera kugira ngo uzajya ubona n'andi makuru, kandi nimba uzi n'undi muntu ukora mining ya payi umuhe ino video kuko iramufasha. Urabona ko ngiye byose bisa icyatsi kibisi, nawe gerageza bibe bisa nk'ibi ngibi bya Mazarolex. Sawa sawa rero.